Mid-Valley Series. Ndakeka byahiye noneho. Yewe. Kandi ngutunda tukuzaniye. Akira ndaruturi kukizura fatiye. Yani nkamatera neza neza. Waryamaho ntiyakanguka hasi. Yahoraga ibwiriti ngenzi kubirutisha ikibi cyose yararwanaga kandi akanesha ku manywa ndetse na nijoro none se ko ubaye umucakara Yewe Karame ntabwo urabyuka yewe bwakeye ntabwo nari nzi ko bwakeye ndi kugira ngo uze umpe ka kabyizi reka nze waza tukareba ko warangiza kare Mwaramutse yego baza ukakira ka gasuka noneho ukagenda nkakwereka aho waba uri guhinga amako kabyizi hareba ko uzi no guhinga nakubwiye ko mbishoboye muri Nyanza uri ikirara cyo mu mujyi ndabishoboye rwose ntugire ikibazo buriya amateke meza ayabonye nimba no gukora neza ngo ndaguhembutse kureho agateke kamwe hari ikibazo nta kibazo ndaza kugakura urabona turiririrwa kazi nta nabonye hano n'iki cyobo ni icy'amazi uzagisigure neza kigaragare neza sibyo none harimo amafi ko mbona harimo ibintu bigenda ni icyobo cy'amazi gitega amazi amafi arimo reka n'ubwo ushobora ukaziyororera ubonye harakomeye rero wahera nk'hano hepfo mugira n'ibisheke isombe ushaka n'agasombe uzagira nzagutiza isekure ngaho ihangane wazihinge neza dore n'utugori tugiye kuzera wenda n'uzaba ukiri inaha wenda wazaryaho agasombe uzagisoroma usekure nurangiza guhinga ugenda ufata agateke hariya kamwe ugende ushyire ku nkono ndabona uraba wananiwe sibyo murakoze iki cyobo uzibuke kugitibura tungakora nurangiza ubwo ejo uzajya kunyahiriza haka ndi kubona gafite utugino nka tubiri ibisheke biraryoha cyane afata dore yariya ni ya mateke bita amatinda urayazi amatinda yaramara iminsi 2 bayatetse iminsi 2 ucaniye n'ibishishwe bayateka n'ibishishwe bari dutoya ugenda uteka nuko iminsi 2 kapfuka mu gakono neza ariko ariya yo urahita uyateka uhita uyarya ariye yarabayita amasitirizi
ntacyo reka nzo mpinga hakiri kare. hinga hakiri kare. Dore ndi kubona yakutongera uyikwikire neza. Ndirirwa nyikwikira umunsi wose. Ni ntacyo. Ihangane rero gusa kugera ugaza umuzi. Murakoze. Murakoze namwe. Amuzanira umuhoro. Ukurikire. Suka se yone. Akiri umuhoro. Yikwikire neza. Nayo narebye ukuntu nshyiramo agahato. Nuko nayo ikwikiye ndi umukecuru ikajya ivamo. Ubwo rero wenda ubwo uri umusore urayikwikira neza. Nta kibazo reka nzo ndayikwikira neza. Mbone guhinga. Ugaragaza umubyizi nawe. Reba ko uzi guhinga ye. Yewe ndabe. Nurangiza ufata agasukiriza hano urandure. Ura ko wajya guteka. Yego. Usako urandure ibintu. Iri ngiyi. Imhati byo kubera kuvunagura ukundi. Isuka iratuma ntari bucyure umubyizi. Nkarya igishekera. Nampaye isuka itanakwikiye neza. Kubanza ndi igisheke noneho nyuma ndaza mpinge mfite imbaraga. Nabanza binaryoha cyane. Amusaho hano naho. Ndaboneka gutya. Kwirwa nkira. Nani mara kukirya mfite imbaraga ndahinga. Sana hantu bahinga. Kanya gato ndaba mparangije nta nubwo ari hanini. Ari isuki no gukuka. Nambaza impamvu ntarangije ndabimubwira. Nuko nirwe kwishyira. Suka. Kuzindura muri iki gitondo n'ukuntu numvaga nkifite ibitotsi ngiye guhinga. Yari kwihangana byibura. Ajyabaho n'isaha imwe cyangwa se ebyiri. Nabara kubyuka. Guhinga baranavuna.
nuko nukurara zinsakuriza gusa kagira ngo kumba nawe yanzanye hano kandi mbona ari umusirimu wazi guhinga ubundi ajya ahinga. Yawe nanjye nzaya ntiyanduza nari natangiye gucya. Iki cyakora cyari kiryoshye we. Mbanze mpinge ndakarya nyuma nindangiza. Iratuma mpinga ubundi imbere yahereye ikuka kandi buze guhinga intoryi cyo itahiye ikibuga. Ntabyo umaze no gucya n'isi turi gukuka gucya wambiretse yakinanyisha. Kumbara n'izuba ryanavuye cyane mu misanga hera karinza ritanyisha. Ndakuza amateke kira yanyemereye iteke anyikurikire mbone kuyikurisha. Nayo irananiye yamaze gakura iteke biraba ari ibyo.
ni hanini naho hari hakwera nk'ikiro urabona bingahe by'ibijumba. Nabanza barayakuye ahubwo ntayariho yambeshye ngo harimo amateke karimo na ntayo no gucikira. Amateke agiye hera ko nabonaga ariho. Amateke se ni aya ngaya yonyine. Ndibutse nifitiye ibijumba nibyo ngiye kurya ndabyihorera nta kizindi. Yari umwana wanjye uherekera, umutima we waranshimishaga, yahoraga ibwira iby'ingenzi kubirutisha ikibi cyose, yararwanaga. Impfuye neza neza. Nagira kano gasheke inzara yari kunyica. Ndaje byose ndangiza noneho mane gukora ibindi. Yari umwana wanjye uherekera, umutima we waranshimishaga. Mwana wa Igo mama aho neza aho wagiye gusura kwa Tinze ni amahoro kwa Claudine. Amahoro kwa Claudine haraho. Nashimye gushika. Abana babo baraho nibyo bakuntahirije udukomere bameze bate? Bameze neza. Nibyo nanjye Mwebwe mumeze mute se mama? turaho turakomeye. Hano hari agasore kaje hano ngo gacumbikire mwana wanjye dore ukuntu kameze. Kabe karahangaha gasanze kunze nakitoraguriye mwana wa si byiza. Warakoze. Nukuri kwibera ahangaha nta kibazo karamfasha guhinga kakaragira
nuko kakanyahirira inka gutyo karakoze ngo niko kari aha ngaha niko twibanira none ngize imana uraje mwana wanjye dore nawe dukora udusafuriya aha ngaha nuko ngize imana wenda wanduhura nawe imaze igihe mwana wanjye ni karibu karibu kanguhe n'agatenge kantu bikise karibu ni karibu hirya hano haba n'umwana w'umukobwa umeze kuyara ntabwo anasuhuzanya we aba ntiyambonyera cyane uko imyotsi yari yankingirije ntacyo ariko tuzabanaho se usabona wazi guhinga saa tujyana guhinga rero asanga bishoboye igihe nabonye binanira imirima yinanira akomeye se nk'iyiwacu yaba umusirimu cyane guhinga rero ajya ahinga wiwera